Kugenda nkunda umubesto wanje buri munsi ntago byoroha, mfite ubwoba bwo kubimubwira nkubwije ukuri nge ntabyo nshobora. Ndamukunda sindamura buri jambo n'ukuri sindarisohora, mfite isoni anyuraho nkakorora ibisoroha no kubitobora. Mfite ubwoba ko wenda wasanga akunda ibikara nka Julius Chita, mfite ubwoba ko uzabona akunze inguni n'ukuri na cya Philipita. Mfite ubwoba ko azambwira ko yerazi ko nsanzwe mufata nka sister, mfite ubwoba ko uzabona post iri trend yanciye inyuma kuri Twitter. Ubuse n'insinda nkashiduka nayemo kanikita, ubuse nimbana nawe nkanasangana n'ugatwita, ubuse nimwizera nyuma akazambera nka karupita, ibaze ubona atuma agateta ejo akansiga mu mbeho y'ubutita. Mfite ubwoba ko nzagusarira nkashiduka ndirimba fudetwa, nimukanaca amazi abandusha ibiceri bakantera kudeta. Mfite ubwoba ko gengiza nyangage nawe mu gihe tubibeta, ibaze nutsimbuza abandusha ibigango ahetetwa. Sinifuza ko naza kubura gusa urukundo ngukunda rurakura, uruko nkubonye undi hafi mu bibazo mba numva ngurura. Rimwe nge nkumva nge nanagutungura ariko ndaheza nkaruca nkarumira, nubwo nakunda gusara ijambo ni rimwe mba numva navuga nka sarara. Kugenda nkunda umubesto wanje buri munsi ntago byoroha, mfite ubwoba bwo kubimubwira nkubwije ukuri nge ntabyo nshobora. Ndamukunda sindamura buri jambo n'ukuri sindarisohora, mfite isoni anyuraho nkakorora ibisoroha no kubitobora. Mfite ubwoba ko wenda wasanga akunda ibikara nka Julius Chita, mfite ubwoba ko uzabona akunze inguni n'ukuri na cya Philipita. Mfite ubwoba ko azambwira ko yerazi ko nsanzwe mufata nka sister, mfite ubwoba ko uzabona post iri trend yanciye inyuma kuri Twitter.